terwa straight to the point. Okay, akenshi uyu munsi abaringe bagiriye inama ejo nanjye namugiriye inama ihora ari magirira ndavuga mu kazi yego n'ubundi udacika intege mwese muri kumunzana umwe 50 n'abakobwa mumuzi guhisha n'abakobwa mumuzi guhisha oya nibyo tukubwije nibyo akari kane kavuge yawe turi mu kiganiro hano kugira ngo n'abanyarwanda bishime reka tujye duseka ntashobora kuguha kuri baga aho gati yenda kugurira yawe Keria nashobora kukugurira shokora nashobora no kuyigura sinzi ukuntu ameze niyo yaba afite ibifaranga bingana gute ubwo namaze kumva ko Keria akunda shokora cyane hanyuma wowe ugakunda baga cyane shamuri gitangaza ninde wakubereye inspiration yo kuririmba gakondo mfite umutante wanjye bita Nyiranyamibwa Susana umubyeyi w'inganzo ni tante wawe yego igira hituruka niwe rero wanyeretse ko bishoboka Nose w'Inyanza ni Karori n'amasambere kaburiya no w'Inyanza cyangwa ni Gatuza cyangwa ni Ndindiri Imana se rubuga turabasuje n'abakavuna bari abantu b'Inyanza bose ariko namuyango ngo avuka Inyanza ashobora kuba afite isano hariya igatagara muri ibyo bice byaho ngaho kandi nabo ba Karori niho bavuka muri yes muraho neza muraho Abanyarwanda nanone ni bisanzwe reka manze nkorezera amakengo rwa mugenza ndo mushumba w'urugamba bahaye ikaze nanone ku Mutagara KTV yo w'imyidagaduro gakondo tubahaye ikaze wacu tubahaye ikaze dutaramane uyu munsi nakataraboneka i Rwanda nakataraboneka iwacu twabazaniye abari beza abakobwa beza ariko muri beza murakoze cyane muri beza tubahaye ikaze murakoze cyane musoza Umutagara mwazanye mu pianiste uri mu bambere mu gihugu cyane tubahaye ikaze rero twabazaniye abatumirwa beza abakobwa rwose umuhogo barawukesheje uko bakeye ku maso n'umuhogo ni kukeye iburyo bwanjye mwese muri iburyo bwanjye turahera kuri nde bitwa nde nitwa Lolita Umuhire ndo mutaramye cyane yego murakoze nitwa Keria Nimugire aba ndo mutaramye cyane bitaraho hakurya hari murakoze nani nitwa Mutabazi piano umuntu yituko ameze yashyizeho akantu ka piano tubahaye ikaze rero abana batumirwa b'uyu munsi turabatuye baradukunze tubasabye ko baza bakabataramira baravuga bati ntabwo twakwanga imfura z'Umutagara bagize Umutagara KTV nabahanga rero mu kuririmba indirimbo za gakondo byiza nuko twicaye ahangaha mutari bubone ko mutaraka ariko ndababatuye ababakurikiranye turi hamwe n'abakobwa babiri buri muntu afite itsinda rye cyangwa hari itsinda muhuriyemo duhuriye mu itsinda rya Keria na Lolita niko ryitwa yego mukagira umupianiste wanyu w'igitangaza witwa Mutabazi cyane mwarese tukakira abanyarwanda twakire intore z'Umutagara abanyarwanda b'u Rwanda rw'ino n'u Rwanda rwirya iyo tuvuze u Rwanda rw'ino nahangaha mu Rwanda turi u Rwanda rwirya ni hakurya andi mahanga yose buriya aho umunyarwanda ari haba habaye u Rwanda mureke dutaramira abanyarwanda indirimbo ya mbere rwose mudukesha imitima cyane
ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngire n'ikaramu kuranyituze kuranyituze ukuranyubwiza ukaba n'ingenzi koko uhorenze nkwihoreza umutesi ireku nakundwe nukura bikwiriye. Njye nzakomeza ndirimbe ya mbyino y'urukundo rudakangwa n'ibihita ntiruhindwe n'ihururu ntiruhoshe ngo ruhore cyangwa ruhonge ibibi ndarahira kuzikuza n'urusogo rwiza rusagambanya kuramawe rugasusurutsa umurima wose nahanarya hazuba ntirizime ntiriwumbye. ahubwo rero uzi ko nari nagiye numvaga habura nk'iminota nk'icumi. abakobwa ni ibitangaza. Uncle K, wabumvise wabonye uriya mugabo uri hariya ukuntu yari yasinziriye ariko atari gusinzira kubera ko yabihiwe ahubwo yatwawe cyane. mwa bakobwa mwe ko muri abahanga murakoze cyane. none se Lolita yavukiye Lolita yavukiye mu karere ka Bugesera murenge wa Ntarama. wize he? nize primaire hose primaire nayize muri Espoir de l'Avenir Nyamata. Tronc nyiga muri Sainte Bernadette Isave. hanyuma superieur niga muri Saint Aloys Rwamagana. iwacu Buganza shaka cyane. kaminuza nyiga muri Mount Kenya ari naho nkomereje ikindi cyiciro. Keri uri umwana wahe uvukiye hehe wize he? Yes, navukiye Nyanza karere ka Nyanza n'intara y'Amajyepfo. primaire nayize Nyanza n'ubundi tronc nyiga École des Sciences Série de Montfort Nyanza muri Seni. yego superieur nayo nyikomereza École des Sciences. nukuvuga ngo kaminuza Mount Kenya. Mount Kenya kumwe se na Mount Kenya. none se ubwo uri mu bantu bajyaga ku ishuri badateze bagenda n'amaguru i Nyanza Série de Montfort hariya imbere ya kiliziya ahantu hari sari ikunda kubera amarushanwa menshi cyane y'ababyinnyi na gakondo rwose. ariko ibigo by'i Nyanza tukwiye kubiha salute sibyo? hanyuma se mwamenyanye mute? mwahuye mute? Keria na Lorette kugira ngo mukore n'izina muryite Keria na Lorette. abandi hari ukuntu babyita ngo mutagara n'urugero Kamanzi kumva ngo indashyikirwa ukumva ibihangange ukumva amazina menshi ariko mwebwe muhitamo gukoresha amazina yanyu. mwiganye yanje na Pamela. Okay, mwahuye mute? Umwihariko wacu kwitwa Keria na Lolita. Ndi Keria njye Lolita. yego twahujwe no kuririmba kuva kera Nyanza twarataramaga none akuye umuco kuririmba cyane cyane injyana ya gakondo. nyuma yaho muri universite rero turahuza dufite manager niwe waduhuje. turamushimira cyane. ni Ganze event. yego ni Ganze event. ariko reka mbabwire hari abantu baba bihishe mu mpano nshya muri gakondo nka ni Ganze event rwose. turakuramukije ukomerezaho turabizi urimo uratoza n'abana kubyina rwose komerezaho ubu uri inyuma ya za kamera
ariko abantu b'imbere turakuzi kandi tuzajya tuguha credit. Ryan ejo bundi yarabivuze yavuye ahangaha arabivuga. None se ni gute mwakumvisinze cyangwa mwemeje ni Ganze event kugira ngo babere manager? Rero cyari birimo umugisha w'Imana n'igihe cyari kigeze niba ariko nabyita kuko urumva ngewe yaranze ku giti cyanjye no mugenzi wanjye rero tuza guhuzwa n'amarushanwa noneho Gakondo Connect ariyo n'ubundi itegurwa na Iganze Events. Hanyuma uyu mwari turahuza gutyo turaririmba turabikunda noneho aza kudusanga atugezaho igitekerezo cyo gukorana turabikunda nuko byatangiye tujya muri studio umunsi umwe dukora indirimbo. Yarakoze kuko urwego mugezeho sinibaza ko groupe yanyu maze yari yuzuza imyaka 2 itangiye kubana ariko mumaze gusohora indirimbo nyinshi agafaranga mwatangiye kukabona YouTube yanyu ndayibona abantu bajya kuri YouTube bakurikirane bitwa Keria na Lolita rwose hariho indirimbo nziza. Ikibazo cy'amatsiko kuki mwibanda ku ndirimbo z'inkotanyi cyane zabise umutima nkanjye zirabaryoshya ku mutima tumenya umutima noneho dukura ababyeyi bacu arizo ndetse dukura muri uwo mwuka wo patriotisme gukunda igihugu no gukunda inkotanyi by'umwihariko. Ibyo ngibyo nabibashimira cyane ariko turakomeza tuganire reka dushyireho indi ndirimbo dutaramira ntiduhere mu biganiro kugira ngo na ya mpano yanyu abantu bayumve. Muratangaje reka tubahagaririmbo kamwe. Yemwe nshuti twabanye yemwe mfura z'iwacu nimuze dutarame duhige umwanzi yigireyo nguyu umumararu ngumaze mumurore mushirini mbakumutima uhuza ababaza we se muzamubwire mutinguye w'Imana yabaremeye nguyu wahoze iteka nguyu umumara agahinda nguyu ukesha igitaramo mutamuriza zabizihiza mbese ko nshimisha mwe sengaho zabarira ngakerereza n'abagenzi mbese nk'umwanzi yabaye icyamunyereka ngo mwibarize icyo yibaza mbwira se bangakurutwa mbwira neza mutanshuka ntera inkunga bangakurutwa maze menye neza ko mwanyuzwe aho nzaba ndiho senzicara ncuranye maze ndirimbe nizihirwe abaza mbona bo
ujyanye ubuhizi bahati genda shawu ujyanye ubuhizi. ariko mana yanjye nakabahaye amashyi ariko reka dukomeze tuganire. Lori, wiga mu buzima bwawe bwa segonderi bw'amashuri wumvaga ibi bintu uzabikora? Narabikundaga cyane ariko numva ninabikora nzajya mbikora ari igitaramo mu rugo kishimisha cyane ko nisangaga ari njye ubikunda njyenyine mu rugo. Rero ku ishuri nahuraga n'abandi tubikunze tukaririmba tukizihirwa. Hari performance mwakoraga se nko ku ishuri wenda ya gakondo? Yabaye rimwe, iba ari imwe harimo n'amakompetisiyo tuza no gutsinda yego. Ariko nabaga muri gospel cyane n'abantu bangiraga inama bambwiraga ko najya muri gospel cyane ariko njye nakundaga nyine gakondo. Keri, wowe muri segonderi wumvaga ibintu uzabikora? Yego, muri segonderi nabaga muri groupe ya gakondo yitwaga Imararungu. Muri universite impamvu mbivuze hari umuntu wankoze ku mutima yaraje arambwira ati se witwa Keria cyangwa witwa Kamarisa? Kwere kuririmba. Banyitaga Kamarisa. Rero kubimbaza gutyo nuvuga ko tarazi nimba nitwa Keria cyangwa nitwa Kamarisa. Ubwo rero ibyo bisobanuye ibintu byinshi narabikundaga cyane n'ubu kandi. Pianiste wacu iyo ubona ucurangira abantu nk'aba bamaze kuba abastari n'abandi nzi ucurangira byumva gute? Watangiriye muri gakondo cyangwa ahubwo gakondo yarakwibye igukura ahantu? Gakondo nayijemo nyuma nacuranze classique ncuranga mu gospel gakondo mwiza manini. None usigaye ariho washinze imiza kenshi? Gakondo rega n'igitangaza. Ibaze injyana abazungu baza bakayikunda kandi batarimo kumva ibyo turirimba. Reka nsubire kuri bashiki banjye. Mutangira urugendo rw'ubuhanzi mugiye kubigira umwuga, ntabwo byabagoye kubyumvisha ababyeyi nk'abana b'abakobwa? Ntabwo byatugoye cyane kubera yuko twakoraga injyana ya gakondo. Bakumva ni umukobwa w'umwari uri muri gakondo umuntu wihesha agaciro wiyubashye, mbese ntabwo byabagoye cyane. Nawe? Nanjye nuko cyane. Baravuze bati wawo. None se gakondo kwikunda gutarama bwije mu managinga mute n'ababyeyi habaye nk'igitaramo ntabwo bavuga bati ibyo bintu eshwi? Rero akenshi ibintu bipfira muri communication n'ukuntu bakureze n'ukuntu mubanye. Hari nubwo baba bizi ko hari igitaramo bo bakaza kukwirebera. Mbese nta kibazo gihari no kugufana. Niki uzi kuri Keria? Kimwe vuga bibiri. Ni umukobwa uzi ubwenge kandi udacika intege. Niki uzi kuri Lolita? Lolita ni umuntu utajibeshya ukunda ukuri mu magambo make. Akunda ukuri? Yego. Ntabwo mwabana abizi neza ko ari kukuryarya cyangwa uri kumurya. Okay, akantu kari funny. Akari funny. Kavuge yawe turi mu kiganiro hano kugira ngo n'abanyarwanda bishime. Reka tujye duseka. Ntashobora kuguha kuri baga. Aho gati yenda kugurira yawe. Keria ntashobora kukugurira shokora, ntashobora no kuyigura, sinzi ukuntu ameze. Niyo yaba afite ibifaranga bingana gute. Ubwo namaze kumva ko Keria akunda shokora cyane, hanyuma wowe ugakunda baga cyane. Shamuri gitangaza. Reka dukoreho kamashapu twongere tuganire mu kanya. Kadutarabira abanyarwanda nk'iminota nk'itandatu kuri mashapu. Tugiye kujyana muri za ndirimbo zacu z'inkotanyi. Inkotanyi cyane. Nimuze duhuze urugwiro, igihe dore kirageze, twinjiye Kagitumba
twarusesekayemo muhabura gahinga nasabye inyo niyo yabaye indaro ya mbere nitwatinye yambeho n'izuba ry'igikatu niko twari dufite kubohora igihugu kuko twese twari tuzi icyo turwanira intwari z'u Rwanda twarusesekayemo intwari z'u Rwanda twarusesekayemo imbanguka n'abigwi mu mihigo ibirunga turabigotana ibyageze nka saa sita aho urugamba rukomeye abacu twasize inyuma baba batugezeho isonga y'urugamba aravuga nimwambare nubwo inkotanyi natwe turambara ngo izuba ry'impanga abagabo nitwasubiye inyuma aho urugamba rukomeye nuko turahagota tubahara baboshye tugwiza imyato n'ibigwi byiza mu nkotanyi intwari z'u Rwanda twarusesekayemo intwari z'u Rwanda twarusesekayemo dufata ibyombo tubwira komanda ibigwi byo mu Ruhengeri twamubwiye duseka tuti tweshe imihigo Safeti Morotiye ndetse na Zakacyusha ibyo byose mwumva twabyambuye abo duhanganye intwari z'u Rwanda twarusesekayemo intwari z'u Rwanda twarusesekayemo cya cyicaro cyacu gitsinze igitego duhuje umunyarwanda w'imbere n'inyuma amahoro twashakiye urutuvukamo upima kuyapinga zabisubize iya kane kanama twari murarusha intambwe yarapiye bibaye iya mbere ishema n'ubutwari ubuhanga buhanitse impande zose zemeye kubisinyira impundu ikwabe impundu munyarwanda uri hose amahoro twaharani tuyagezeho impundu ikwabe impundu munyarwanda uri hose amahoro twaharani tuyagezeho radiyo muhabura zombi na Kigali berekanye akazi batangaza iyo nkuru isi yose ibyumvise ntiyabitindaho bati u Rwanda rwa Gasabo rubaye urugero impundu babyeyi inkobe rubyiruko impundu munyarwanda uri hose amahoro twaharaniye tuyagezeho intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi ndatera inzuzi intsinzi nkabona intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi nkaraguza umutwe intsinzi nkabona intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi n'abazima
Imana nkabona intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi mukakanogo songa nawe muzehe komeza urugendo n'uwo muhende musore nawe terura icyo kigano maze ugitsibura icyo gitugu mubwire yuko u Rwanda ari urw'impaga y'inyabutatu ya Gihanga intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi uriya muntu twinjiye hano atarimo guseka uriya yambaye rinete nkanjye mwabonye ukuntu yabaye uzi ko yafashe na telefone ye birangiye yari arimo guseka ahubwo hari n'ibindi yari yibagiwe mwa bakobwa muri abahanga none se hari itegeko u Rwanda rurengera inyungu z'abahanzi batangiye kuganiraho kandi nabonye mwaratangiye gukora indirimbo akenshi wenda mugasubiramo n'iz'abandi ariko namenye amakuru ko muzisubiramo mwazisabye ba nyirazo ariko ari bya bintu byo gutsimbarara guha ingufu gakondo kandi ishingiye ku muco ariko kandi mukibanda ku ndirimbo z'inkotanyi hari mwaba muteganya gukora indirimbo zanyu ku giti cyanyu cyangwa zaba zihari wenda mwarazikoze yego kugeza ubu indirimbo yacu ihari niyo kwibuka izindi ziracyari muri studio no kuvuga ngo mutubikiye byinshi cyane icyo kintu kiranjyana ku kindi kibazo iyo abari by'umwihariko noneho beza nkamwe bari muri uru rugendo rw'umuziki ntabwo tugiye kujya muri gakondo gusa kuko ni muri rusange iyo umukobwa afite ahakomanga usanga hari amahirwe atabona kandi ahari noneho kugira ngo ayabone ugasanga hari nk'ibigerageza ahurira nabyo nk'abana b'abakobwa muri uru rugendo rw'ubuhanzi nyarwanda mwibanda kuri gakondo ni nk'izihe mbogamizi mwagize nta bintu by'ibishuko cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo mwabonye hari ibintu byababangamiye mu buhanzi bwanyu nk'abana b'abakobwa rero twebwe ukuntu bimeze navuga ngo twaje twiteguye niba ariko nabyita imbogamizi rero ya mbere twahuye nayo ni abantu nyine kumva iyo context bakakubwira ati se wabuze izindi ndirimbo uririmba nyine abantu batarabyumva neza niyo mbogamizi twahuye nayo ariko ibindi iyo uzi icyo ushaka nicyo utumbera gusa urimo urajijisha mu kibazo nakubajije iyo uzi icyo ushaka uragitumbera ariko navuze nta bibazo mwahuye nabyo kugera bishobora kubabera imbogamizi ushobora guhura n'ikibazo kikakubera imbogamizi ariko ukagira uko ucyitwaramo ariko stili wahuye nacyo genda baza ariko ntabyo mwigeze muba mwahura nabyo wenda twebwe rero ukuntu bimeze kenshi kubera niba ari uko twatangiye turi kumwe na management akenshi nibo bakomangaga twe twagendaga tugiye mu kazi kabo muri abasitari mwakabyara muri abasitari mwa abantu mwe rwose mukomereza hari igihe Imana itegurira kaza yahiye hari igihe Imana iguha ba Bowazi ni ukuri harabaduhaye Bowazi akagira icyo akaba aragufasha rwose akagukorera ikintu gikomeye nibyo kwishimirwa rwose manager bagukeje nyamuneka bakuvuze kenshi kandi ukomereza aho ndabizi ko hari ibindi biri inyuma urimo gutegura ni bandi bakunda kubakorera indirimbo muzikoresha kwande Manzi Didier ndagushohoje wa mugabo we aho studio ya Manzi iri muri Envision umugabo uzi piano ubu ngubu niwe uri ku mwanya wa mbere muri gakondo ubu ngubu kabisa hari n'amakuru mfite ko hari ahantu yenda kujya hariya hakurya uzadusuriza abantu bahakurya aho ngaho uzadusurize na cyusa ayo makuru ntima mwayaduhaye ariko nk'umutagara KTV aha ngaha niba wowe imyidagaduro gakondo amakuru tuba tuyafite guturuka mu marido agiye gutega indege ariko Manzi ni umuntu w'umuhanga ni iki mwamuvugaho Manzi
Manzi ni umugenius niba ariko twabivuga ni umuhanga akora ibintu bye yitonze nta pressure akaguha ibintu byiza ni n'inyangamugayo cyane ni n'umuhanga mu majwi arakubwira ati ibi ni byo sawa. none se urabona ibihanga bibiri ngo harya ngo ntibikwirwa mu nkono ibintu nk'ibyo ibintu byenda gusa n'ibi muri mwebwe ninde muntu ujya ukunda kugira undi nama terwa straight to the point. Okay, akenshi uyu munsi abaringe bagiriye inama ejo nanjye namugiriye inama ihora rimagirira ndavuga mu kazi yego n'ubundi udacika intege mwese muri ku munzani umwe 50-50 abakobwa muzi guhisha n'abakobwa muzi guhisha ninde wakubereye inspiration yo kuririmba gakondo? Mfite umutante wanjye bita Nyiranyamibwa Susana. Umubyeyi w'inganzo ni tante wawe? Yego. Asha igira hituruka. Niwe rero wanyeretse ko bishoboka. Ndabose w'Inyanza ni Karori. N'amasambere kaburiya no w'Inyanza. Cyangwa ni Gatuza, cyangwa ni Ndindi. Ndindiriye Imana se rubuga turabasuje n'abakavuna bari abantu b'Inyanza bose. Ariko namuyango ngo avuka Inyanza. Ashobora kuba afite isano hariya igatagara muri ibyo bice byaho ngaho kandi nabo bakarore niho bavuka muri okay byakara agaciyemo no guseka bari ingenzi. Uwambereye nka modo mama wanjye bura nawe reka no muririmbyi reka gusa ko nta ndirimbo arashyira hanze akaba zifite nawe ndanamusuhuje ndanamukunda ni umuhanga nawe ne wambereye mbese nakuze yambwira ati baririmba gutya aririmbiye agenda azinyigisha cyane na Kamariza nkunda agenda numva indirimbo ze mama b'Inyanza reka nkubwire niba mama wazi kuririmba akaba b'Inyanza ushobora gusanga batuziranye kuko Inyanza narahabaye cyane kandi nakundaga gutarama abataramye bari Inyanza hafi ya bose ndabazi ba Gilbert bose turabasuhuje Gilbert se no muzi ntabwo ushobora kumubera Gilbert turamusuhuje rwose. Hanyuma se ubu ngubu ni nk'iki mushobora kuba muduhishiye ikintu mudutegurira uretse wenda indirimbo abahanzi bashobora kugira ibitaramo nabonye mwaratangiye no gukomanga mu bitaramo bikomeye mu mwahawe platform ubwo icyo kibazo nacyo turakijyana iyo mwumvise muri mugiye kuri platform muri abahanzi mutari mwamara n'imyaka 2 ariko ugasanga mwagiye mu bitaramo bikomeye nka biriya bya Gakondo Connect mu byumva mute hanyuma nyuma yabyo hari cyo muduteganyiriza wenda nk'abahanzi ba Gakondo ku buryo mushobora kuduha ibitaramo ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bibazo bibiri mu bisuriza kimwe cyambere bitubikamo umwenda biradushimisha ariko bikatubikamo umwenda wo gukomeza kugira ibintu duha abanyarwanda turacyari bato turi muri Gakondo kubaha ibyo nyine badushakamo gakondo y'umwimerere kandi n'inyuma y'amarido mwabimbwiye ko muduteguriye byinshi ariko mu kanya mwabibwiye n'abanyarwanda ubu wabahitishamo nk'indirimbo 2 umuntu akaza akabatungura dukuyemo izo twaririmbye twaduhitiramo izihe? Umusani wabo imwe Rukundo rwuzuye umutima Rukundo rwuzuye umutima we mu mararungu. Indirimbo reka tuze kuyisorezaho reka turirimbe indirimbo 2 imwe nituyirangiza turafata nk'amasegonda 30 yo kugira icyo dusaba abanyarwanda hanyuma dusoreze ku yindi kudusigaranye iminota mike tugasoza. Turahera ku Lolita yaravuze Musani wabo ni ndende dushobora kuza kuyicira hagati ni indirimbo itwara iminota 9 ariko turaza kuyica Fura do taramanye
utarushye sigizire musa niwawo. Iyo ndirimbo ikaba nziza byabuze urugero, wa mugani wa Masamba nziza cyane. Iyo umuntu avuze ngo byabuze urugero nyine ubwo nawe urabyumva. Iyo ndirimbo ni nziza, ni indirimbo ifite iminota 9, ifite ibitero byinshi, nta nubwo ipfa kuririmbwa n'umuntu ubonetse wese, ahubwo do mbatereye isari rwose murasobanutse. Nk'ubu ngubu biramutse bibaye ngombwa ko Lolita abona buruse akajya kwiga hanze imyaka 3, babigenza ute Kelly? Ni ikintu cyiza, na achievement ye nawe, ariko nyine urabyumva. Waburetse gukora indirimbo se ukamutegereza? Ndazanye amarira mu maso. Iteka ryose hari ibintu biduca intege, ariko ntibivuze ko ducika intege, turakomeza tukagenda, ariko ntikaba kabuze. Ubwo ushatse kuvuga ngo namenye icyo gukora icyo gihe cyageze? Ntacyo nabivugaho. Okay, ni iki mushobora gusaba abanyarwanda? Abanyarwanda babona bate? Mukoresha imbuga nkoranyambaga, muraza kuzitubwira mbere yuko tuza kubasezera. Tubatura indirimbo nziza cyane yandi umubwiye nkaririmba. Ni iki mushobora gusaba abanyarwanda? Ikintu twasaba abanyarwanda rero, icya mbere ni ukubashimira. Ni ukuri batwakiriye neza mu gihe gito, baradukunda, turabibona. Icyo twabasaba rero ni ugukomeza kudukunda no kudushyigikira, turahari ku bwanyu kandi turiteguye. Ni iki wabwira Niganze event cyangwa Gakondo Connect team? Ikintu rero twamubwira, turamushimira cyane kandi ntabwo tuzamutenguha ku cyizere yatubonyemo. Umuhanga, ariko mwahuriye muri ya marushanwa ya Gakondo Connect, ahita ba connect. Hako umuntu yise n'izina, yise na neri ya company izina ryiza, Gakondo Connect gira cyaba connects abantu rwose. Turagushimiye. Ahangaha rero abanyarwanda ni ku Mutagara KTV iwabo w'imidagaduro gakondo. Tuzajya tubaha ikaze kandi tuzabagezaho ibiganiro byiza. Urubuga n'urwanyu, buri muntu wese uri mu gisata cya gakondo, ntabwo ari abaririmbyi gusa. Ushobora kuba uri umusizi, ushobora kuba ufite indi mpano, ushobora kuba uri umunyamateka, ushobora kuganirira abanyarwanda ukagira icyo babwira. Ahangaha ni wawe rwose, ikaze urarihawe. Nta kintu na kimwe gisabwa, hari ikintu na kimwe gisabwa kugira ngo umuntu yicare ahangaha. Rero natwe turabasaba kuduhanga amaso, mukanda kazogera, tubafotorera neza, murebe ishusho ukuntu imeze. Tubafotorera neza rwose, ubukwe tukabukesha. Hari umugabo witwa ngo Ke hano manager, hano hantu bagira ifoto iteye ubwoba. Noneho ubukwe kuri live streaming, wagira ngo ni video ya recordinzwe editing. Nabahanga cyane. Rero mudusange, buri kintu cyose turagifite, dushobora kukwamamariza buri kintu cyose. Reka dusezera abanyarwanda, mwakoze kudukurikira ku Mutagara KTV. Nakagaruka, reka tubaririmbire, tubature ya ndirimbo, tubasezera neza cyane. Ahubwo se ubuse ndivuye nasinziriye, nyikunda bibi. Zuyu mutima we mu mararungu, mumbuyu mutesi utarutwa mu mararungu, yamaye umukono muhimpundu, twari dutaramiye murindi, kumurambo uteye neza, yamaye umukono muhimpundu, twari dutaramiye murindi, kumurambo uteye neza.
kirezi cyucu wakwiremeye zuba ry'iwacu ku munyana nsanze uri umumararungu kirezi cy'uwakwiremeye zuba ry'iwacu ku munyana nsanze uri umumararungu. Mumararongo rwose bakunze bacu iyo ndirimbo turayibatuye nyamuneka mukomeze namwe mudukunde ntacyo muzatuburana rwose abo Rwanda rwino n'u Rwanda rwirya bari abantu bari hanze bose mwatangiye kuduha credit rwose turabashimiye mukomeze muduhe ibitekerezo. Nikeria na Lolita babasanga kuri Instagram baragutaramira ubukwe bakabukesha igitaramo bararirimba hari n'amahoteli muririmbamo oya kugeza ubu ni mu bukwe rwose mubasange kuri Instagram ahandi contact bazazibaha ntacyo bitwaye bambwiye ngo tubasange kuri Instagram ariho tuzababariza nimero kugira ngo tuzaganire kuri business. Mwakoze cyane aha n'umutagara KTV nitwa Kamanzi nkabaruzura amakengo rwa mugenza ndo mushumba w'urugamba nanjye mba kuri Facebook na Instagram Kamanzi Peter Julius hose MC Kamanzi kuri X cyangwa Twitter. Murakagira Imana murakagira u Rwanda kandi murakagira abantu murakagira inka. Murakoze cyane.